Twubake umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Tubahe ikaze mu kiganiro Twubake umuryango nyarwanda. Ikiganiro mutegurwa na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Twubake umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Tariki ya 8 Werurwe ni umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore. Mu Rwanda uwo munsi wizihijwe ku rwego rw'imirenge. Ku rwego rw'igihugu uwo munsi wizihijwe mu murenge wa Nduba mu kagari ka Butare ho mu karere ka Gasabo. Ni iby'agaciro ko buri mwaka tubona aya mahirwe duhabwa n'igihugu kugira ngo twongere dusubize amaso inyuma turebe ibyo tumaze kugeraho, dusigasira ibyiza twagezeho, ariko dufata ingamba zikomeye zo kugira ngo n'ibyo tutarageraho twongere umuvuduko, twihute tugera ku iterambere. Nongere nibutse yuko ciyemo muri make ku gihugu cyacu dushimira ibikorwa tumaze kugeraho, ari mu rwego rw'ubukungu, ari mu rwego rw'imibereho myiza, ubutabera ndetse n'imiyoborere myiza. Ibi byose twabigezeho muri iyi myaka 21 cyane cyane kubera imiyoborere myiza. Abagore aho bari hose bashimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu, bashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ikaba igira iti twimakaze ihame ry'uburinganire turushaho guteza imbere umugore. Buri mwaka hatangwa insanganyamatsiko ibihugu byose bigenderaho, bityo muri uyu mwaka wa 2016 tukaba dufite insanganyamatsiko igira iti twimakaze ihame ry'uburinganire turushaho guteza imbere umugore. Biri amahire rero kuko mu gihugu cyacu uburinganire n'ubwuzuzanye bifatwa nk'urubariro gahunda zose z'iterambere zifatiyeho, bigatuma iterambere rirambye rigera ku byiciro byose by'abatuye igihugu cyacu ku buryo bungana. Ni nayo mpamvu igihugu cyacu kiza ku isonga ku isi mu bihugu byubahirije ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Abagore bakaba babarizwa mu nzego zose z'ubuyobozi bw'inzego zifatirwamo ibyemezo, ndetse by'akarusho mu nteko ishinga amategeko abagore akaba ari 64%. Hari impamvu yatumye umurenge wa Nduba ari wo bahitamo kugira ngo bawizirizemo umunsi mpuzamahanga w'umugore. Bakunzi b'ikiganiro Twubake umuryango nyarwanda, aha turi ni mu karere ka Gasabo, umurenge wa Nduba, habereye umunsi mpuzamahanga w'umugore ku rwego rw'igihugu. Tukaba tugiye kuganira na bamwe mu baturage bitabiriye uyu munsi. Watangira utwibwira. Nitwa Mukagasana Godanse. Watubwira impamvu yatumye umunsi mpuzamahanga w'umugore wizihizwa mu karere ka Gasabo? Impamvu umunsi mpuzamahanga w'umugore wizihirijwe uyu munsi mu karere ka Gasabo ni uko umurenge wa Nduba mu kagari ka Butare mu mudugudu, uretse ko turi mu mudugudu aha ni mu Kigabiro wa Kanani uri hepfo gatoya, niho habonetse umuntu wabaye wa mbere mu bijyanye no kwizigama igice porogaramu. Yabigenje ati? Muri make uwo muntu ni njyewe. Yego. Ni uburyo bwo kwizigama igiceri cy'ijana. Umuntu afata agasanduka akagenda ajya kuri buri rugo mu nama, mu mugoroba w'ababyeyi no mu nama zitandukanye. Twarigoraga tugakorera abaturage amafaranga baduhembye cyaba 1000, tujya inama turavuga ngo nitubona 1000 tujya dukuraho 700 akemura ibibazo byo mu rugo, ariko nibuze ku munsi twizigama amafaranga 300. Twarakomeje rero, igihe kiza kugera tubona ko ubwizigame burimo kuboneka,
tuza gufunguza konti. Twayobotse sako dutegura umushinga, twateguye umushinga w'ubwogoshi, twaka inguzanyo y'ibihumbi 200. Ibihumbi 200 barabiduhaye, bamaze kubiduha twongeraho na yandi twari dufite twizigamye, tugura ibikoresho bya saro, dushinga saro mu isantere ya Gasura aho bita mu Kigufi, ni mu mudugudu dutuyemo n'ubundi, twiteza imbere muri ubwo buryo. Inguzanyo ubu mbabwira twarangije kuyishyura n'igihe twari twahawe cy'amasezerano yo kuyishyura kitaragera. Igiceri porogaramu ubu cyadufashije gutangira mitiweli ku gihe. Igiceri porogaramu cyadufashije kubasha kwishyurira abana minerivare. Igiceri porogaramu cyadufashije kwagura inyubako yacu twabagamo. Twabaga mu nzu nto cyane y'amabati 18, ariko ubu turi mu nzu y'amabati 30. Nyuma yo kumva impamvu bahisemo umurenge wa Nduba, twaganiriye n'abagore batandukanye batubwira uko bafata kuba barashyiriweho umunsi mpuzamahanga w'umugore. Uyu munsi mpuzamahanga w'abagore mbona ari umunsi twari dukeneye kandi twifuzaga, waziye igihe, kuko usanga mu buzima busanzwe iyo dukurikiye amateka dusanga ko umugore yasaga n'uhejwe mu nzego nyinshi zitandukanye, ariko aho uyu munsi wagiriyeho natwe tukawiyumvamo, hari icyo byakanguye ibitekerezo byacu mu kugenda dukurikira ibiganiro byatambukaga mu rwego rusanzwe no kuri uyu munsi w'abagore, byatumye umugore akanguka, yumva icyo cyane cyane igihugu cyacu kitwifuzaho nicyo kitwifuriza, bituma abasha kugera ku iterambere. Kuba twarashyiriweho umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore biradushimisha cyane, byerekana ko twahawe agaciro nk'abagore. Ikindi bidufasha kwigirira icyizere no mu buzima busanzwe. Numva bishimishije cyane kuko numva twarahawe ijambo nk'abagore. Ubu hari byinshi twemerewe gukora, nk'uko mbere ntabyo twari dufite, ariko ubu hari aho tugeze, niyo mpamvu bishimisha. Nabyakiriye neza cyane, narishimye kuko mbere ya jenoside ibi byose nta byabagaho. Aho biziye byaradushimishije cyane kuko umugore ubundi nta jambo yagiraga, nta n'inzego yibonagamo, mbese dusa n'abari barahejwe. Abo bagore twaganiriye banatubwiye ndetse uko ukwimakaza ihame ry'uburinganire byazamuye umugore ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange. Kwimakaza ihame ry'uburinganire mu iterambere ry'umugore, umugore yumvishe ko nawe afite ijambo abifashijwe na leta y'u Rwanda. Noneho umugore yumva yuko nawe ashoboye yagira icyo akora akiteza imbere, we n'umuryango we, abana be, cyangwa se akagira n'uko yafasha sosiyete nyarwanda muri rusange. Ikindi ni mu rwego rw'imiyoborere, aho bahaye umugore ijambo ndetse hakabaho n'indi nyongera yo kuvuga ngo mu nzego z'ubuyobozi mu matora hajyeho 30%, bityo uburyo abagore biyongereye mu nzego z'ubuyobozi, habayeho ingufu z'abagore mu guhuza ibitekerezo, bituma abagore bakanguka, binjira mu nzego za politike, binjira mu nzego z'ubuyobozi, abo bazamutse bakagira imbaraga zo kuzamura abandi bari hasi, bityo byumva yuko umugore yateye intambwe mu buryo bugaragara kandi bushimishije mu nzego nyinshi. Jyewe ndikorera kandi natangiye abantu banseka kuko ubu mfite bar, mfite akabari, abana afite bariga amashuri, barishyurirwa, umugabo wanjye arakora, ntakora umushahara uhanitse cyane, ariko ntabwo yirwanaho wenyine, ahubwo turafatanya kubera yuko natinyutse. Ihame ry'uburinganire ryateje umugore neza kuko byose abyiyumvamo, ugasanga mbese ubundi umugore n'umugabo wasangaga bitajyanye mu rugo, mbese umugore yari uwo mu gikari. No mu mashuri abagore bari barakandamijwe, icyabo cyari cyo kuba mu rugo, nta mashuri babonaga cyane. Zarahindutse cyane kubera kuko abagore
biyumva muri nyobozi zose kuva ku mudugudu kugera hejuru, nta hantu abagore bahejwe. Umugore yateye imbere ku buryo bwinshi. Nkanjye mfite imyaka 68, ubu nabaye inyangamugayo ya gacaca, njya mu nzego zose zifata ibyemezo. Mu mudugudu ndimo, nabaye intore, ndi umujyanama w'ubuzima, ubu narongewe ntorerwa imibereho myiza y'abaturage. Mbese amasertifika bagiye bampa ni menshi cyane. Muri iki gihe nta kazi k'umugore nta n'akazi k'umugabo, twese bumva ko akazi umugabo yakora n'umugore yagakora muri iki gihe bitewe n'uko twahawe ijambo. Icyo gihe bifasha igihugu kwiteza imbere, tunateza ibindi bihugu imbere, kuko hari ibihugu byo hanze biza kureba iterambere ry'u Rwanda kandi ibikorwa byinshi ari abagore babikoze. Mbona hari impinduka yabayeho cyane ko badushyiriyeho uburenganzira bwo gukora imirimo tutabashaga gukora mbere. Ubu ngubu umudamu afite uburenganzira bwo gufata ibyemezo mu nteko nshingamategeko, ubu ngubu afata ibyemezo mu nzego z'ibanze, ubu ngubu umudamu ahabwa ijambo ahantu hose mu gihugu, abasha kuba yakubaka amakoperative atandukanye, agashyiraho enterprises zitandukanye, yewe agashyiraho ibigo by'amashuri bitandukanye, ku buryo abasha gukora agateza umuryango w'imbere ndetse n'igihugu muri rusange. Mu Rwanda ibikorwa byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore bizamara igihe kingana n'ukwezi. Buri cyumweru hazajya haba hari insanganyamatsiko ijyanye n'iterambere ry'umunyarwanda. Ibyo bikorwa byatangiye ku tariki ya 8 Werurwe bikazarangira ku tariki ya 4 Mata 2016. Mwakoze kurikira ikiganiro cy'uyu munsi, mugira ibihe byiza. Twubake umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJE Pro.